gutera icyuma icyo se bibaho muzabyare hungu na kobwa Mamaganza nyabuneka wareze tukagiye bituvuganaho tukumvikana urabona ibingibi byatugeza ku kiko rwose please mbabarira ureke tugire icyo tuvuganaho sinko ko twiteza abaturanye n'abandi bantu bose rwose ndakwinginze sha nyumva mubwire urabizi nawe nubwo nahemutse nagukoreye amakosa pe ndabyemera ariko rwose reka tujye icyo tuvuganaho rwose twiyunge kuko n'ubundi nawe ufite amakosa ubyibuke umbwira ngo nimbwire umukozi wari ujya kunsasira kandi uzi ko abagabo tuvoma hafi nawe harimo ibyo wagiye ugiramo uruhari reka tujye tuvugana Mamaganza Sheri Mamaganza wanyumvishe kweli Sharika tuvugana hari we ntabwo ndashaka kumvugisha ubu ninagira ngo nyengo ntere cyo Mamaganza sawa ndareka mpamagare mugenzi wawe wenda hari we nazura mu ariko ushatse wareka tugahindukiyemo hagati yanjye nawe Halo, Bakunzi. Ito kumamaga gutya. Singombwa se ko nguhamagaza nimero yanjye. Ntabyo nari biherutse rwose. Telefone yawe menyereye ko tuvugana ariko amaganza mamakaza. Arangaririza twamara kuganira nyuma byatinze nkabariho mubaza makuru yawe. Yarangiza ko tukavugana. None umunsi nkuriye surprise. Nubwo Mamaganza nawe. Ushobora kuba hari ikibazo tu. Hari icyo nagira mubwire. Birasa naho twashwanye mu gatoya na Mamaganza. Ariko nyine maze ubonesha mu cyumba afite n'icyuma yenda kukintera. Ngo? Gutera icyuma? Icyo se bibaho? Nuko yemeze rero ko tabara hakiri kare nibyo nagira mubwire. Yewe reka nze nitegure vuba vuba. Nze ndeko ari cyo nabamarira ta.
Okay, ugeze. Shanja gurwa. Bira ni byaje niko babizi. Nako anyo no hafi. Ya, miskaltsi. Uruzira tambe nkaho ndejo undi. Nani ku WhatsApp Nibiba. Witwa ndese. Ni meshi. Wow. Zina rya Marika. Ya hatari. Serie. Hapo kwa maji wa ukandaje hasa uwe. Zigura. Neza kumbe. Yitwa Wiz. Okay. Merci sana wakoze bana wawe. Cyangwa ngo rikise basi. Papa Ganza wowe uvuga muhanganye ariko ntawe ndi kubona umuntu ndi kubona hano amarangamutima yanjye niyanyuzuye kuba ngukundayo biri mu bimenyetso binyemeza ko tuzibanira kuba ngukundayo biri mu bimenyetso binyemeza ko tuzibanira Fresh. Poa. Karibuni kabisa. Poa. Okay. Nkuko mwinjiye mbaha karibu. Je nitwa Rugwiro. Nanjye nitwa Fisto. Uyu ni umusheri wanjye yitwa Fiona. Okay, murifuza ko twafasha iki? Ikintu twifuza ko mwazadufasha. Baratubwiye ko rwose curangira abantu rwose umunezero kabasakara cyane ko witwa Rugwiro. Nkaba nifuza ko rero uzaducurangira mu kirori dufite mu kwezi kwa munani ku itariki 15. Icyo na sheri yaba ari umunsi wose cyangwa n'amasaha. nje ndumva kugira ngo abantu bacu bishime cyane numva ari umunsi wose. Okay, afite umusheri mwiza yitwa gute? Yitwa Fiona. Oh, bitwa Fiona. Good name. Byiza cyane. So, nugukora umunsi wose cyangwa ni uko twarimo mubivuga no umunsi wose cyangwa ni gice? Sheri umunsi wose. Sheri umunsi wose ko numva yaduhenda cyane. Waretse tukazakoresha amasaha. Ubundi se waducanga umunsi wose. Umunsi wose nabaca nk'ibihumbi nka 400. Magana ni kwa sheri. Impamvu 400 hazamo abadufatikanya ibyuma urumva kubitwara transport yabyo urumva ko ni ibintu. Sheri nje bitewe n'ukuntu uri umunsi bumeze n'ukuntu numva mwishimiye cyane. Numva rwose umunsi wose nta kibazo basi nyine ukadukaturira tukaguha 3-5 gutyo. Ibyo ni ibintu byansaba kubitekerezaho. Ariko numva nanjye nkuko mwaje mungana urugendo rwabanye rurerure. Fine. Reka nemere nzabace 350 kugira ngo tubishyire mu neza kandi ndumva bizaba bimeze neza. Kuri rwose ndagushimiye. Murakoze cyane. Kanze urana amasezerano. Sibyo? Rugwiro kura munsi rwose ndakwizeye kuko barakumbwiye muri aka karere hose. Imitima warayigaruriye. Aryo ubukwe buzabera hehe? Ubukwe buzabera muri Exprado. Niho buzabera. Exprado? Yego. Ngo no guhera mu gitondo. No guhera mu gitondo. Umunsi wose. Yego. Reka mbahereze sample, sibyo? Cyane rwose. Muzagira urugo ruhire, muzabyare hungu na kobwa,
muzagera urugo ruhire Fisto na Fiona muzabyare hungu na kobwa muzagera urugo ruhire Kwanzira mura. Ya, murakomeye karibu Sawa. ya urabona ko tugize undi mushyitsi kandi urabona ko ahantu hatoya abakira mwese bakunda tuzasukura utaha turi kumwe ndakwizeye urugendo ruhire karibu Sawa. saze ndagomba kwiheba nabonye unkunda ya ni kwa rugero hano Okay. Bari bakundanye mu gucuranga. Nari mfite anniversaire rero nashaka gutumiramo kuzacurangire. ufite anniversaire Yeah. anniversaire ya anniversaire yawe se uzabona imyaka ingana So nzaba nuje imyaka 25. imyaka 25 imushiri se Urebye nawe. Ariko anniversaire nzazamo abantu batandukanye. N'amakipo abantu inshuti zanjye twagiye twigana mu makaminuza hafi. umukobwa nkawe w'icyuki ataba afite umushiri wawe Rimwe na rimwe biba hari ko. Nta n'ibirenze. birarenzaho ya bidi yawe izabera neza Bidi yanjye. Nena shatse nzayishyira gusa turimo turateganya muri ubwiza garden. Wiza garden okay byiza cyane bizatangira ryari isozi ryari Bidi yanjye izatangira abantu bazatangira kwagera nka saa 10. ubwo mu masaha yo gutangira muri ryari Wowe ugomba kuba hageze nka saa 9. saa 9 so ufite kwikofi se Wowe ntugire ikibazo. ufite kwikofi Ntabwo ari ikibazo kabisa. ya muri imbere muri bidi rero n'ibihumbi 150 Numva atari menshi. umutari menshi oh good umutari menshi kabisa ako fresh Wowe upfa kubikora neza bikaryoha. ngiye ubona igihe ncanga umuti Cyangwa umuti? ncanga Sure. umuti Rero uraza kumaho ka sample no. ewana kabisa ewana yamwe akazina kayo kwita Nteko Joseline. Joseline Yeah. good Jose Jose komeza ukure by'ijuru Jose komeza ukure by'ijuru ntabwo ugipfuye komeza ukure by'ijuru Jose Karimbo. Nakira mu mvudisha umutima by Eve. umutima By Eve. by Eve Yeah. ubu wangeze mu mutima ntuzigere umvamo urankunda bikandenga nkumva nasara ubu wangeze mu mutima ntuzigere umvamo urankunda bikandenga nkumva nasara banumva nasara Kuzahorera umutima. Ndabikunze kabisa. fresh kabisa Kabisa. apo ese kuri uriya munsi hari umuntu ukuntu uzaba umeze ufite umuriro ukata nawe gato Nawe ari kubitambura. gazi gazi niba nawe reka tuzayifatane none nk'igihe twinjire cyangwa ashaka ugiye kuntendeka ashaka kandi ikime Mubwira ugasa neza ukaramukatisha kare.
hari ukuntu nyine mubarisha imigufi iyo mwahuye n'amaniga nyine arenze nagarukumye noneho sibyo sibyo urumva presentation yanjye hagati yanjye nawe urumva uwo munsi nyine ntibizabe iby'uwo munsi gusa nyine ibihe byose ni nonese ntari bari kubitekereza none se bigiye mu mihigo y'akarere se tubimenye bigiye mu mihigo y'akarere tubimenye urajyaga mbere cyo ntawe uhari ntawe mbona cyumba hafi siko no mu cyumba nawe uhari ese no hanze nawe ubonye ariko se ubundi mwapfuye iki kamaze mama ganza yewe gusa fasha tubanze turebe ko tumubona ibindi bintu bikubwira gusa nyine ntabwo byoroshye kimwe numvaga ari intambara kugira ngo ifashishe n'inzego z'ibibazo byawe zidufashe gukemura ibibazo byanyu amaye yewe ngwino ubanze ufashe tumushake ibindi bintu bikubwira nyine siko ari wo nshuti umuryango dufite ibintu tubanze ufashe tumushake turebera ko hari yaba yihishe hafi